muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi banzu business group limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muri hose, twizere yuko muri amahoro, twizere yuko mumeze neza rwose. Ariko kandi reka tubasabe ngo mukande subscribe ndetse mukore no kukazogera kugira ngo rwose mujye mubona notification cyangwa se mujye mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Yes, ngira ngo rero nkuko mwakomeje kugenda mubibona ku mashusho, turongeye tubazaniye inzu nziza cyane kandi ihendutse, iri ahantu heza Kicukiro Kabeza, no ni mu mujyi wa Kigali hagati aho bita Kicukiro cyane ku Kabeza cyangwa se mwitunda. Ni Kabeza ariko mwitunda, iri hafi cyane rero ya kaburimbo, kubera ko iyi nzu iri muri metero zitarenga 50 uvuye kuri kaburimbo. Ikaba ari inzu rero ikiri nshyashya, ni inzu ikiri nshyashya itaraturwamo n'umuntu uwo ari we wese. Ni inzu itaraturwamo, ni inzu yubatse n'amatafari ahiye, ni inzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine moderne cyangwa se na cuisine ijyanye n'igihe. Si byo gusa kandi, kubera ko ifite parking nini ndetse na jardin, hanyuma ikaba yubakisha amatafari nk'uko nabivuze, ikaba ifite clôture, ifite amakaro meza, cuisine, mbese ibikoresho biyubakije byose ni ibikoresho bigezweho gusa. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika, kubera ko ni imari kabisa, ni imari ya byungura. Ikaba iri mu kibanza kinini, nyine cyujuje standard cyangwa se cyujuje ibyangombwa. Iki kibanza kikaba gifite byibuze metero kare 300, ariko kandi n'iyi nzu ikaba nayo ishaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro k'inzu, ugereranyije n'igiciro iriho, ugereranyije n'ikibanza yubatsemo, amafaranga cyakabaye gihagaze ndetse n'ibikoresho bigiye biyirimo. Iyi nzu ikaba ihagaze cyangwa se ishaka make, ntabwo ari menshi. Irashaka ngahe? Irashaka miliyoni 55, ariko kandi ziri negotiable cyangwa se miliyoni 55 ziganirwaho. Ni cyo giciro cy'iyi nzu. Murabona yuko rero ari inzu imeze neza, ni inzu ifite cuisine nziza yo mu nzu, kugira ngo murimo murabibona. Ni inzu rwose ijyanye n'igihe, ariko kandi ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifite parking nziza, ifite jardin nziza. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika kuri miliyoni za 55, ariko negotiable. Nyabuneka atazagira umuntu uvuga ngo ibiciro barabihanika iki. Oya, ni miliyoni 55, nubwo atari menshi ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu, ariko noneho miliyoni 55 ziri negotiable cyangwa se ziganirwaho. Ntabwo rero ari amafaranga menshi ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu, ugereranyije n'ibiyubatse, ugereranyije n'ikibanza. Abubatse murabizi, stress zabyo murazizi. Iyi nzu rero kandi ifite parking ihagije ndetse na jardin bihagije. Yes, twavuga byinshi ariko reka tukwibutsa yuko iyi ari inzu business group limited, company ya mbere hano mu Rwanda mu kurangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa mu buryo bw'ubunyamwuga, mu buryo bwizewe. Ari nako kandi nkubwira ngo nyabuneka, niba ufite umutungo ushaka kugurisha, niba ufite ideni rya banke bigoranye kuryishyura, niba ari urubanza watsinzwe bigoranye gufata icyemezo wowe ubwawe ukavuga uti reka ngurisha kugira ngo mbone miliyoni 10 zo kurangiza icyo kibazo, no, dusange ugane Nzuri Business Group Limited, tukimure, tukubakire rwose, tugukore buri kimwe cyose, tugushakira umukiriya, kandi mu gihe gito gishoboka ubashe kubona umukiriya ugura ya mari wageraga gute, ya mari washakaga rwose, kandi na banke uyishyure, ukemura ibibazo byawe ku neza. Niyo mpamvu rero tukubwira tuti nyabuneka, si ngombwa ngo urindire cyamunara, si ngombwa ngo urindire kwishyurwa,
inogane Nzuri Business Group Limited tugufashe kugira ngo ubashe gukemura buri kimwe cyose, ubashe kubona amafaranga rwose. Yes, iyi ngiyi rero nk'uko mwakomeje kugenda mubibona ni inzu imeze neza, ni inzu nshyashya ariko kandi iri ku isoko kuri miliyoni 24 iri ku isoko kuri miliyoni 55 zonyine ziri negotiable. Twababwira rero byinshi ariko turabizeye kandi twizeye yuko ibintu byanyu byose bizakomeza kugenda neza, muzakomeza gutunga mugatunganirwa, tukabaha amacumbi kandi ku giciro cyiza cyane. Ushobora rero kudusanga ku Muhima kuri Yamaha aho dukorera muri feruje zo ku Muhima muri etage ya Shema House, muri etage ya nyuma umuryango wa mbere ku Gisozi, cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa 0781 2 si ibyo gusa, ushobora kudusanga kuri Instagram, Facebook page, Twitter, TikTok, kuri izo mbuga zose twitwa Nzuri Market. Ariko kandi ushaka kudusanga kuri website yacu ariyo www.nzuri.rw. iyo niyo website yacu. Yes, komeza rero kandi subscribe kugira ngo ukomeze ugereba imari zose, ukande notification cyangwa kandi kukazogera kugira ngo byone byiza byose tujya tubagezaho. Turabakunda cyane, ni karibu muri Nzuri. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri ISHYUSHYE.rawa.